Jari na skandari nigeze mura nayo abantu baramamage muratwandikira ku rubuga muvuga muti Didier wenda warakosheje cyangwa ntiwakosheje. Jewe nagiye muri korari ngize ubwiru mbahimbira indirimbo zitaramwe tuganire duhana ibitekerezo muri murimo. Ese koko umutoza w'iki gihe uhamagara ukamubwira uti ni umurimo w'Imana, uba witeguye ko nihavuka amakosa uzamworohera? Ese iyo muganire mukavugana amafaranga uyamuha unezerewe? Nta makora yajya yambura abatoza, mubamburira iki? Ubwumvikane buke. Icyo kintu kirakwiye muri iminsi y'imperuka. Beneda, reka mbabwize ukuri, dukora umurimo w'Imana ariko tuwukore nanone tuwukora mu turi mu bintu byo kutumvikana. Kera Korali yakoraga igitaramo indi kazi kaharanda byibuka Haleluya yaradutumiraga twenya tukamara iminsi 3 idutunga ibana natwe nta gihembo nta kintu bari bubone. Ariko uyu munsi bimeze biti? Uyu munsi wagiye kubona ukabona amakora aratumiranye. Ngiye kubabwira kandi tuzakaganireho ukabona abangaba bari gutumira aba bari gutumira ndetse ukumvamo muri tumwe ukumva nk'umuntu yavuze ati oya nimba barunaka bahari twebwe ntabwo tuzahagera, ntabwo twahaza n'ibyatunezeza. Uyu murimo kutangaje. Mwene data nshuti yanjye rero turaganiriye mu by'ukuri twifuza kugira ngo tujye tubazanamo byinshi bitandukanye, tubaye challenge namwe mutubwire uko mubyumva. Ese mubibona mute? Wowe ubitekereza ute? Se wowe ibyo bikubayeho wakora iki? Nta mpinduka yabaho? Ese kuba uyu munsi uru rugendo rwo kuririmba n'urwahozeho ubibona ute mu bijyanye n'imibanire y'imikoranire? DDK TV Gospel Show. Deka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana. Uwiteka abane namwe. Nifuje ko tugirana ikiganiro cy'iminota mikeya ariko dupointing kugira ngo neza mbasabe tuganire jewe namwe. Nugira ikibazo uzandika kuri hasi kuri comment uvuge ngo ariko ibi bintu ndabyumva cyangwa se jewe simbyemera. Ndagira ngo twiganirire ku mibanire y'amakorari muri iyi minsi. Mibanire y'amakorari wowe uyibona ute? Wowe iyo urebye amakorari ubona hakenewe izihe mbaraga? Hakenewe izihe mbaraga? Mu by'ukuri ndababwira kuko mbyiruka kuva 98 nabyirutse amakorari afashanya. Nabyirutse amakorari abangaba babwira abangaba bati ngwino runa uzaze udutoze, dore dufite gahunda y'igitaramo ariko nta bushobozi dufite, rwose dufashe turebe ko twazakora ibintu byiza. Uwo babwiye akumva ko ari umurimo w'Imana agiye gukora akabikora kandi abikunze kandi agashyiramo umuhati wose. Ibyo ni ibintu nge nahagararaho kuko icyo gihe hari hariho ubumwe, hari harimo urukundo, hari imibanire myiza. Ugasanga umuntu aje nta kiguzi arakoze, ukwezi kurashize nta kibazo agize kandi abantu bagakora igitaramo ukabona ko kiraryoshye. Ndabaha urugero rutoya. Twagira gutya twireze guhamagara umutoza kera nari nyiri umwana, turamuhamagara bakuru banjye nibo bamuhamagaye muri korari. Hambwa ati turifuza ko dutoza. Hambwa ati se urifuza ko twajya tuguha iyihe fanta mu by'ukuri kugira ngo uyu murimo uzawukore unezerewe wishimye ko tuzi ko uri umuntu ufite Imana? Yaravuze ngo ntago jyewe nkorera amafaranga. Urumva umwuka w'icyo gihe, umwuka twari turimo icyo gihe. Bamwe muri bwandika mumbwire ngo ni iterambere wenda ry'iki gihe cyangwa n'iki, ariko munambwire ngo ese koko ibyo byabagaho byari bibi mu murimo w'Imana kuri uyu munsi mbona bitari gukoreka? Ubwo turi bwizamukire gatoya, ariko icyo gihe yaduhaye ubuhamya. Nyakwigendera arigendeye, ariko twebwe niko twagiraga isoni nk'amezi angahe hashize tukareba akantu muri envelope katari ikiguzi katari iki tukagapfunyika tukakamuhereza. Ndabaha n'abandi. Hari umucuranzi uhanga indirimbo wabaye ufite amateka akomeye mu gihugu cyacu n'ibindi bihugu, ntabwo ndi bumuvuga izina ariko abanyabwenge muri bumwumve. Nawe nuko yarabayeho
ntabwo yigeze avuga ati ngiye muzangira gutya, oya. None tugiye kuva muri icyo gihe tuzamuke gake 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 gake. Imibanire y'amakorari y'ubwayo, ubwo mvuye kubatoza, sibyo? Imibanire y'amakorari rero, hari na skandali nigeze mpura nayo. Abantu baramamagaye muratwandikira ku rubuga muvuga muti Didier wenda warakosheje cyangwa ntiwakosheje. Jewe nagiye muri korari ngize ubwiru, mbahimbira indirimbo zitari imwe zitari ebyiri, ndetse iyo korari nigishaga haba igihe muri iryo torero baravuga bati Didier ni umutoza w'umwaka. Iyi korari anayivanye ari naho yigejeje, ibintu bimeze neza cyane. Finally rero tupanga imishinga, nkabona imishinga ntago ijyamo, mu by'ukuri nta giceri bampaga. Ibi mbabwiye ndarahira Uwiteka ntinya Imana, nta mafaranga bampaga pe, nta mafaranga bampaga. Ndangije rero hashira igihe dupanga imishinga yo gukora izo ndirimbo audio na video. Reka da, ibyo nakoraga umuhati wose mvuga ni ikora rya yiva inamenyekane, ikore video igire gute. Ubwo natanze urugero kuri bere abakurambere bacu cyangwa abantu bacu batubanjije mu murimo, nanjye ndakurikiye nza muri iyo mujyo, nta mafaranga ndi gukora naki, numva ni ukuri mu by'ukuri ari umurimo w'Imana turi gukora. Ndangije rero nibwo twapangaga gukora imirimo yo kugira ngo tubishyire muri audio na video y'abantu. Reka danategeza ndaheba muri ibyo bihe korari irampamagara, ubwo niba umurimo ni naho nshaka kugira ngo nze kugera mvuga wese ibintu by'amafaranga byateye uyu munsi ahari ntibituruka ku buhemukirane buriho muri iyi minsi, kandi byitwa ngo turi mu murimo w'Imana. Nibwo rero nagiye njyaho hano marayo ibyumweru 3, cyakora cyo bandihiye itike, nabayeho neza simbeshya. Arangije hambira ndagenda, ngezeyo rero ndirimbo ndazibigishije, bo rero baba bakoreye imbere, baba bakoze audio, baba bakoze video, ndirimbo barazisohoye. Ndirimbo ntibamaze kuzisohora, izigeze hanze, umuntu umwe barasimbutse abagiye Tanzania bazikupitanye nazo, ati ye baba weti nta wundi watoje aba bantu ni Didier. Abaraje ababikubisa abantu maze kubakubita, induru ziba ziravuze, Didier waratwibye. Ntorese ko nzi ko ndi gukora umurimo ko mutanyishyuraga, nkaba nazishize mu Giswahili, umuzirimbye mu Kinyarwanda bakazirimba mu Giswahili, aricyo ngo oya ngibyo nitubyemera, indirimbo twarazicurangishije. Nibyo koko mwazicurangishije, ariko se mwaranyishyuye? Ntabwo tutakwishyuye niki gutya na gutya, ntabwo tubyemera. Ntabwo rero nibyo koko mushobora kuba mumfunguye ibitekerezo ntisanga koko narakosheje, ariko se nimba narakosheje ko twese turi abantu b'imfura, ko naje muri kwa nje kubafasha, ko nta kintu cy'ikibazo nigeze nza mbifuriza, nimba narakoze iryo kosa mukaba muze kuri nyemeza nkaba numvise ko kari ryo, mwankundira. Noneho indirimbo natanze nanjye nkongera nkandika, n'ubundi ko ndi umwanditsi, kongera nkandika izindi nkashyira ku giseke, mugatoranyamo inziza zihari, tugakora iyo audio muri kuvuga nabiciye mutazaba mugikoze, kuko aricyo byari bibatwaye. Bati hoya babwira na kandi ngira n'ubwo abayobozi bahura ngo bagire ibyo bakora, bavuga ati noneho nimba ari n'amafaranga mushaka mureke tuyabahe, ariko mugire gute ibi rwose birangire. Bavandimwe nshuti, no cy'umwaka wose ntago kibaho, mugende mu bisacinge muri iyo myaka, muri sacinge mumbwire nimba icyo gihano cyarabagaho, nimba kinabayeho kibayeho ubu, ariko nzi ko n'ubu kitarabaho. Umwaka wose ndawurya ndawurangiza. Ngaho bene data rero ni mwebwe mufite igisubizo, mumbwire icyo gihe nari umunyamakosa? Ese tubwizanye ukuri, ubujiji ni amakosa? Ese umurimo w'Imana uduhata kuba injiji ku buryo ukubonye avuga ati uri injiji, wowe wabikoze mu bwenge buke, tugiye kuguhanira icyo kintu? Ntabwo nari nishe, sinari nasambanye, sinari nibye, sinari nagambanye, sinari nasebanije, sinari nagize gute,
ariko birangira bampaye igihano n'umuntu wishingiye atajya ahabwa amezi 6. Murabyibuka? Mpabwa icyo gihano. Ibyo bindi tureke kubyinjiramo mbigize ubwiro. Ariko se koko dusimbuke twizire noneho kuri iki gihe cyacu. Kuva uwo munsi nafashe icyemezo, ndavuga ngo ngiye kujya nkorana n'abantu twasinyanye kontra y'imikorere n'imikoranire, nimbaho indirimbo ibira iri yaba, ariko nanjye bampa ifito kandi ritari rike. Narakosheje. Ubwo tugiye kufata tubijanishe rero. Mba mbateyemo akantu kugira ngo namwe tuganire, duhane ibitekerezo muri murimo. Ese koko umutoza w'iki gihe uhamagara ukamubwira uti ni umurimo w'Imana, uba witeguye ko nihavuka amakosa uzamworohera? Ese iyo muganire mukavugana amafaranga uyamuha unezerewe? Nta makora yajya yambura abatoza? Mubamburira iki? Ubwumvikane buke. Icyo kintu kirakwiye muri iminsi y'imperuka. Beneda, reka mbabwize ukuri, dukora umurimo w'Imana ariko tuwukore nanone tuwukora mu kuri no mu mwuka, kandi tuwukora nk'uko twahoze. Bibiliya iravuga ngo musubire ku isoko. Ngo wahindutse ute? Ko wari igiti cy'umuzabibu nkunda, wahindutse ute ukamera nk'igiti cy'umuzabibu w'ingwingiri? Iyo ni Bibiliya ibivuga. Mwene data rero nshuti yanjye, ndagusabye muri aka kanya, bene data, nidusesengure makorali, baririmbyi, batoza, bacuranza, baproducer. Uyu munsi niwasanga turi mu bintu by'amafaranga, turi mu bintu bya views, turi mu bintu byo kutumvikana. Kera Korali yakoraga igitaramo indi kazi kaharanda, byibuka Haleluya yaradutumiraga tukanyura tukamaraho iminsi 3 idutunga, ibana natwe, nta gihembo, nta kintu bari bubone. Ariko uyu munsi bimeze biti? Uyu munsi wagiye kubona ukabona amakora aratumiranye. Ngiye kubabwira kandi tuzakaganireho, ukabona abangaba bari gutumira aba bari gutumira, ndetse ukumvamo muri tumwe ukumva nk'umuntu yavuze ati oya, nimba barunaka bahari twebwe ntabwo tuzahagera, ntabwo twahaza n'ibyatunezeza. Uyu murimo kutangaje. Mwene data nshuti yanjye rero, turaganiriye mu by'ukuri, twifuza kugira ngo tujye tubazanamo byinshi bitandukanye, tubaye challenge, namwe mutubwire uko mubyumva. Ese mubibona mute? Wowe ubitekereza ute? Ese wowe ibyo bikubayeho wakora iki? Nta mpinduka yabaho? Ese kuba uyu munsi uru rugendo rwo kuririmba n'urwahozeho ubibona ute mu bijyanye n'imibanire, imikoranire? Imiririmbire yo twayiganiriye igihe kinini, byanze bikunze igisubizo kimaze kuvamo. Twabonye inama nyinshi zivuga ngo dukwiriye kujya dusenga mbere yuko duhimba, dukwiriye kujya dusaba mwuka w'Imana akabana natwe mu mihimbire yacu, tugiye kujya twandika, dukwiye kujya twandika tutitaye cyane ku mafaranga, ahubwo turi kureba ese umwuka abantu bakeneye iki muri iyi minsi y'imperuka, tutanezeza, ndetse twaganira benshi kuri icyo kintu. Ariko uyu munsi tugeze noneho ku mibanire. Ese iyi mibanire imeze ite? Ubwumvikane buke mu makorari. Bene data, mureke dusubire ku isoko. Nshobora kuba nangiye iki kintu, ariko ari imbaraga y'umwuka w'Imana igira ngo igusanga aho wicaye wabashije kunkurikira muvandimwe, kugira ngo duhinduke tubumwe nk'uko Imana ari umwe na Kristo. Dukwiriye gufatana urunana. Hari abaririmbyi baririmbye neza ngo dufatane urunana, urunana, dufatane urunana, uranyeneye nanjye ndagukeneye, imbaraga zawe. Si byose dukwiriye gufatana urunana, bene data. Dukwiriye gukomezanya muri iyi minsi y'imperuka. Ukwiriye kubona natenebutsa kugira ngo nkubite hasi, unezezwe nuko mpita ndambarara, ukanezezwa nuko umwana w'Imana yahaguruka. Korali bagenzi bawe bahura n'ikigeragezo, bacitse mu ibice, igice kimwe kiraha ikindi kiraha, ntibikunezeza, ahubwo ukavuga uti nakora iki kugira ngo nunga aba bantu babumwe. Namwe rero bene data, muri kuvuga muti twatandukanye, reka dukora ibi, reka tugire gutya, abareka basebya, oya, reka dutuze,
tureke Imana yikorera umurimo. Reka tubane n'Imana, reka turusheho kuzamura izina ry'Imana mu kuri ndetse no mu mwuka, nibwo Uwiteka azabana natwe kandi adukorera ibikomeye mu izina rya Yesu. Reka nsoze mbashimira kuba twabanye namwe muri iki kiganiro. Reka nsoze mbabwira ngo uko byamera kose komenti zizaza hasi ntabwo tuzazigaya, tuzazisangiza benshi kandi tuzakomeza kubana namwe mu biganiro bitandukanye. Uwiteka akomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Ciao ciao. DDK TV Gospel Show.